Nitwa se Magnifique. Umukobwa mwiza. Yego. Yego. Murakoze cyane. Murakoze. Yego. Ni kamba. Yego. Rero ndashimye kuba witinyutse ukaba waje kwirushanwa reka twebwe turanyarwanda. Murakoze. Amazina yanjye ni Uwase Magnifique. Nkaba ndi umusama mu nzu y'abahindabandi, abo mwishwa basinzira mu nzu y'abakwakuzi. Data yitwa Rutaganda Josue wa Kiyonga wa Ruhindabandi. Mama yitwa Nyamugisha Apel, akaba ari umusinzira w'umukwakuzi. Iwacu ni muri Kongo, ahantu hitwa Kirango. Murakoze cyane. Icyongereza. Yego. Hi. How are you? I'm good. You look good. Thank you. My question is, why did you decide to compete in this Mulenge? Thank you for this question. Okay, the reason that I came here is because I'm confident enough and I deserve to win this competition. Okay, sorry. I've said the reason the reason that made me to come here is because I deserve to be a miss, and I have that confidence enough, and I know that with God all things are possible. Thank you. My second question is, why do you deserve to win this title? Why do you deserve to win this title? Thank you. Okay, the reason why that I deserve to win is because I'm a Banyamulenge, and I'm from that title. And this award is for Banyamulenge, so I deserve to win. Thank you. Yego. Yeah. Murakoze cyane. Murakoze. Marayika. Yego. Merci. Murakoze. Merci. Nanjye ndarufite. Amahoro. Ni amahoro. Ikibazo cya mbere kugira ngo tukubaze, dushaka ko utubibwira mu Mulenge
Rakoze cyane. Amazina banyita Ingabire Ange, data yitwa Byiringiro, Byiringiro wa Senkoko, Senkoko wa Nyirimuhanga, Nyirimuhanga wa Muyenzi. Murakoze. Kuri gatoya arakumva babuze wasubira akibazo. Amazina banyita Ngabire Ange, data yitwa Byiringiro, Byiringiro wa Senkoko, Senkoko wa Nyirimuhanga, Nyirimuhanga wa Muyenzi. Mama ni umusinzira wo mu nzu y'abazoza. Murakoze. Angelina, ndashaka kugira ngo utubwire niyo mpamvu yatumye witabira rino rushanwa. Murakoze cyane. Cyatumye nitabira rino rushanwa ni ukubera ko ari iry'abakobwa b'Abanyamulenge, nanjye nkaba ndi umunyamurengekazi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukubera ko ari irushanwa ry'abakobwa beza, nanjye nkaba ndi mwiza cyane. Icya gatatu ni ukubera ko nifitiye icyizere ko hari icyo nakwigezaho. Murakoze. Murakoze. Ni ukubera ko ndi umukobwa mwiza kandi wiyizeye. Ange yakoze iyo avuze kumwita Ingabire bisobanuye iki? Ingabire ni umuntu nyine ugira ingabire nyinshi. Mfite ingabire, hari umurage mfite nyine, ni ingabire nahawe n'Imana. Ingabire wahawe n'Imana. Yego. Ariko baziduha Ingabire wahawe iki? muzahabwa izanyu n'Imana. Urakoze cyane Ingabire Ange, reka nawe tugushimire kandi tukwifuriza ishya n'ihirwe, uzatuma ibyo haba kubyifuza muramukomeje. Murakoze cyane. Ningire mwaho neza, Yego. wambaye neza cyane. Murakoze. Uburyo amenye ko Murakoze. inenge byiza, amazina yawe yose uri muziranenge hano, marayika muziranenge, amazina meza cyane. Muziranenge wakoze neza, wabaye neza, iri icyizere, turabigushimiye. Murakoze. Rero tugiye kukubaza ibibazo bike cyane, ariko ibyo bibazo tukubaza ibisanzwe, usobanure neza, abaturage niba bakubaza ikibazo ugomba gisubiza ukagenda utagoya, usobanure kugira ngo ubashe kugikurikira neza, ikibazo watumvise kandi ugisobanuye neza, kugira ngo ubashe kubona amanota meza, kugira ngo ubashe guhabwa amahirwe yo gukomeza. Reka n'abayobozi banjye bakubaza ikibazo cyane. Yego. Murakoze. Nitwa Muziranenge Ange, ndi umusita w'umufirira, nkaba umwishwa w'Abarundi b'Ababano. Data yitwaga Mbiyombiyo Graciana, Graciana wa Takambo, Takambo wa Kabika, Kabika wa Gafirira. Murakoze. Yego.
murakoze kumbaza icyo kibazo kuko mubizi no ni Miss Mulenge kandi ndi umwari w'umunyamurenge kandi ibisabwa muri Miss Mulenge ndakeka ko mbyujuje ni ubwiza kandi ndabufite murakoze. Murakoze cyane ni ukubera yuko ndi mwiza kandi mfite confidence kandi ibisabwa byose bya Miss Mulenge ndabyujuje murakoze. Murakoze cyane muziranenge kandi usubiza ibibazo byawe nagushimiye kuko wambaye neza utambuka neza urakugira amahirwe yo gukomeza uzongera ubikore uko wabikoze bizagufasha kuguha amahirwe sibyo muziranenge? Yego. Asigaye twifuriza amahirwe masa kandi twifuriza kuzakomeza Imana ibifasha. Asante. Welcome. Joyce muraho neza? Yego. Joyce wambaye neza. Murakoze. Iyo kanzu ni nziza cyane. Murakoze. Kubera ku birenge, inkweto wambaye, ibyo wambaye, byita kubyandisha. Murakoze. Murakoze cyane. Abasi bazabyita mu mariage regulaire, bajya kubyandisha abana. Niyo Yes. umuntu wasanga n'agakapu kawe ari ku kazi. Byiza cyane Joyce. Joyce abajaji bagiye kukubaza ibibazo kugira ngo barebe niba ufite amahirwe yo gukomeza kandi birashoboka uramutse usubije neza. Rero niba kubaza ikibazo bisanzwe usobanura ushaka gusobanura iminota 30 uteza amatwi ushaka gusobanura iminota 10 cyangwa 2 biraterwa nawe isobanure neza usubije ikibazo uje ku ntego kugira ngo ubashe kuba konveka ubashe kubemeza abone amazi. Murakoze cyane bikaba mbere kuri hambere. Joyce muraho neza? Yego. Wambaye neza kandi felicitasiyo kuba witabiriye iri rushanwa watekereje ukabikora. Murakoze. Ndifuza ko utwibwira umuco wacu wa Kinyamulenge. Murakoze cyane. Amazina ni Mukire Joyce. Ndi umusama nkaba umwishwa w'Indabane. Nkaba umwishwa w'Abitiro sorry. Okay, sorry. Nitwa Mukire Joyce, ndi umusama nkaba umwishwa w'Abitira. Papa umbyara yitwa Shendrake Rukundwa, Rukundwa wa Sebaganwa, Sebaganwa na Tegana, Tegana wa Ruhindabandi, Ruhindabandi wa Mutanganshuro, Mutanganshuro wa Ruguma, Ruguma wafashe ingabo, Fashe ingabo wa Kanyarwanda, Kanyarwanda wa Ndori, Ndori wa Muguru. Yego. Impamvu ya mbere ni uko ryategura abakobwa b'Abanyamulenge. Impamvu ya mbere ni irushanwa ryategura abakobwa b'Abanyamulenge kandi naje ndiwe. Ikindi kandi nshongeyeho ni uko ryategura abakobwa mwiza. Cyane rwose. 100%. Yego. Icambere nk'uko nabivuze ni uko ndi umukobwa w'Umunyamulenge kandi ibisago byose ndabyujuje kandi ndi mwiza.
murakoze cyane. Urakoze cyane Joyce kandi urakoze ku bisobanuro bitanze ku bibazo babajijwe. Hasigaye reka tubifurize amahirwe kuko yari abikubwiye kugira ngo uzakomeze kurushanwa kandi Imana izabigufashe. Murakoze cyane. Yes, urakoze. Noella, uravuga aho neza? Noella, umukobwa mwiza. Nawe urabizi? Wambaye neza kandi watambutse neza. Nizera ko uzakomeza kurushanwa uzarushaho gutambuka neza ukemeza abandi bose kuko ari wowe ukwiye. Abagerageje kubaza ibibazo wisanzure, uhumure, usobanure bihagije kugira ngo ababyanditsi bumve neza kuko ikibazo bacumvise kandi utanga ibisubizo bikwiye. Rero ntuhine amagambo wisanzure neza, ibibazo bakubaza biraza kugufasha kuba amanota meza. Turi kumwe? Yego. Urakoze. Ariko Noella asobanura muri iki? Noella. Ni nka Yesu igihe yavutse bahise nyine. Ese ni Noella? Yego. Wavutse ku itariki 25. Yego. Tugiye kujya no muri aniversary yawe. Maze mureke ko babashi. Tugiye kujya muri aniversary yawe, tuzayifuriza rwose kuko twese tufatanye. Kaguhe abajyanye bakoze ikibazo, reka mbere Yes. Yego. Ni meza. Okay, nitwa Mbabazi Noella, ndi umusinzira, umwishwa w'abega. Papa yitwa Rukema Bigege, Bigege wa Rwezangoro, Rwezangoro wa Bigege, Bigege wa Rusobanuka. Murakoze. urakoze Mbabazi Noella. Ndashaka ko utubwire iyihe mpamvu yatumye witabira Miss Mulenge. Cya mbere nuko nifitiye icyizere ko nzatwara ikamba kandi nkafasha abandi bakobwa kandi nkabamenyesha ko uko bameze kose nta kibazo bagomba kuzajya bitinyuka nyine bakaza. urakoze cyane Noella kuba witinyutse ukaza no kuba wakuraje abandi bakobwa ariko turajya ngo tumenye ese kuki wumva ari wowe watwara rino kamba niyo wumva byashoboka. Kuko ndizeye, mfite icyizere ko natwara ikamba. Shingiye ku kwizera gusa. Yego. Kwizera. Yego. Yes. Urakoze cyane. Ariko twese tumvishe ikibazo wakubwiye iri kamba rifite uzajyana. Ukibumva ariko uzajyana. Kuko mfite nyine icyizere kandi n'ubushobozi nyine naryambara tu. Yes, urakoze. Twifurije Noheli nziza kuri na Noella kandi twifurije ko uzakora iyo birthday wanasohoje muri iri rushanwa kandi wambaye ikamba uko ubyifuza. Imana izabigufashe. Murakoze. Urakoze cyane abakuyobore. Jean Pierre neza. Yego. Uracyari muza kuzima abasaba gutuza rwose. Jean urakoze. Ijambo iri jambo ryanditswe na Jean Pierre risobanura iki? Umuntu witonze. Umuntu witonze. Yeah. Ururimi Igifaransa. uvuga ngo Jean Pierre umuntu witonze uba neza kandi biragaragara ku maso. Jean Pierre nubwo iri zina wavuze ngo ni nde? Umutoni Gentil. Umutoni Gentil. Yego Gentil umukobwa mwiza, umukobwa wigirira icyizere, umukobwa waje mu irushanwa kandi ibyo wambaye bigaragara kuko uri kuri misiyo. Yeah. Uzaba wambaye ikanzu, wabaye umukobwa muremure mwiza cyane. Yego. Igihagararo bizagufasha no gukomeza mu irushanwa. Reka
wanjye Andre akubaza ikibazo ibibazo bagiye kubaza Gentil noneho witonze gusa usubiza ibakwe usubiza bisobanura kugira ngo ubashe kugisha abajyanye baguha amanota meza kandi akomeza ubwo kwambara ino kamba ukigana uguhatana sibyo akoze cyane Yangu Gentil. yego Reka nawe nsabe abantu bari kubaka ibyuma bamutumagize microphone neza ntikumvikana. Yangu yego arakoze. Uri umunyamurenge. yego Arakoze ndasaba ko kutwibwira nk'uko mu muco wacu w'umunyamurenge tugira kwibuka. nitwa Umutoni Gentil ndi umusinga nka mwishwa w'abasita muzehe yitwa Sengiyumva wa Nyundo wa Mwerekande wa Musinga wa Runyuranya wa Zaburoni na Ngendahaye. Urakoze. yego nigiriye icyizere ndi umukobwa w'umunyamurenge mbona ko ngomba kuza nanjye guhiga amahirwe kugira ngo ntancike. yego cyane nigira icyizere mbona ko nanjye ndi mwiza ngomba gutambuka maze atambuka bose. wigiriye icyizere ubona ko ushobora gutsinda ya ukuvuga ngo ufite icyizere ko abakobwa bose uzabatsinda cyinshi cyane icyo cyizere gishingiye ku ki gishingiye kubera ko ndi umukobwa w'umunyamurenge icyo ni kimwe gusa n'abiyamamaza bose ni abanyamurenge. Niyo mpamvu nabonye ko nanjye ngomba kuza hareba ko natsindira aya mahirwe. urakoze cyane Gentil kandi turagushimira ko witabiriye irushanwa kandi usubije ibibazo byose wabajijwe twifuriza amahirwe masa kugira ngo tuzahure muri demi-finale muri finale y'ikubwira ayo mahirwe ukemeza abagana ukabaha amanota akwiriye ariko wigiriye icyizere birashoboka byose. Murakoze. Yes, urakoze cyane. Umukobwa mwiza cyane. Murakoze. Nawe urabizi? Yeah. Urabizi kuririmba? Yes. Wambaye neza Asante. kandi uraberewe. Kevin, it's a French name. Yes. Risobanura ubwiza. Yeah. Aho igera aho bakaba urabagira. Sibyo? Ibyiza urabagira. Yes. Urakoze cyane. Waje Yeah. guhatana n'abandi bakobwa kandi guhatana n'uguhatana. Sibyo? Yego. Uguhatana ukavuga ati njyewe ngifite icyizere. Aba bajyaga bajya kubaza. Iyo bakubaza ibibazo urasobanura uburyo wumva bworoheye cyangwa icyongereza cyangwa ikinyamurenge cyangwa igifaransa usobanura neza kugira ngo ubereze. Sibyo? Yego. Ubereze kugira ngo Sawa. mbere kuri Andre. Kevin, muraho neza. Muraho. Ndashaka kubaza ikibazo. Uvuze ko uri umukobwa w'umunyamurenge, right? Yeah. Ndasabye ngo utwibwire umuco wacu wa kinyamurenge. Mazina nitwa Muhimundu Kevin. Abantu uzi kubera ko mikrofone iri hasi ubasha Mazina nitwa Muhimundu Kevin. Umukobwa w'abanyabyinshi, umwishwa w'abasinga. Papa yitwa
Akizimana Serugaba wa Yaredi. Yeah. Mm. English. Thank you. Yeah. What inspired you to attend or complete from this Mulenge? It's because I think I deserve it. It's because I think I deserve it, and because I am kubera ko ndi umunyamurenge kandi mwiri kambaya. Thank you, Kevin. Welcome. Okay, the third question is, do you believe that you will win this competition? Pardon? Do you believe that you will win this competition? Yeah, I believe so. Are you sure? Yeah. So why do you believe that you will win as you will be the next member of 2023? As I have said, it's because I think I deserve it, and I believe in myself. I also believe in girl power. Yeah. Kevin urabagirana urakoze cyane ku icyizere ku bwagaragaje ko ufite icyizere ko ari uzambara ino kamba n'abakobwa bose bagera kuri 10 n'abangahe yakazanira abantu bagushimire kandi bazadufashe. Asante.